Haleluya. Yesu ashimwe. Nguko mubimenyereye nitwa Theogene. Ngaba nkunda gucisha ikiganiro kuri Gitangaza NTV. Ngaba mbasaba kugira ngo kino kiganiro cyacu tugomba kubagezaho kije kibageraho ku buryo bwihuse. Mwadukorera subscribe kugira ngo mu gihe dutambukije ijambo ry'Imana rije ribasha kubageraho byihuse. Iyo muduteye ingunga mugakora na share biradushimisha cyane, n'Imana yo mu ijuru ikabashima. Iyo bibaye n'akarusho mugakora like nacyo kiba cyiza imbere y'Imana. Tukaba tugiye gutangira ikiganiro cyacu. Ngaba mbifurije amahoro y'Imana, mbasabira n'umugisha kuri mwe mugiye kudukurikira kuri Gitangaza NTV, kugira ngo Imana ibahe umugisha. Dutangire dusenga. Data mwiza, Uwiteka Mana ikomeye, uri Imana nziza nyir'ubutwari, tubanjiye kugushima kuko waturinze. Uwiteka Mana ikomeye, ijambo ryawe riravuga ngo nituze imbere yawe tuganire nawe, ngo dukiranuke nawe, tubane nawe mu butware bwawe. Mana nziza nyir'ubutwari, abari hirya no hino badukurikiye kuri iyi sheni, turagusabye Uwiteka Mana ikomeye ngo ubane nabo kandi ubarengere. Mana ikomeye ubahereze umugisha. Uwiteka Mana ikomeye wo kudukurikira. Uwiteka Mana ikomeye ari wowe ukomereza amaboko. Hariho byinshi byabatandukanya nawe, ariko tuze tudashidikanya kuko uri Imana kuzabana nabo. Niyo mpamvu nzenze mvuga ngo Uwiteka Mana ikomeye dukomeze kandi utugirire neza, n'abadukurikiye ubagirire neza. Mana Uwiteka Mana ikomeye ubwo bazagushima kubwo ubutwari bwawe n'imbaraga zawe uzaba warabakoreye, natwe tuzagushima. Uhimbazwe kuri Imana, mu izina ryawe Yesu urakoze. Amina. Haleluya. Dutangiye ikiganiro cyacu uyu munsi. Tugiye gusoma Zaburi ya 23 umurongo wa 3. Turatangira dusoma mu izina rya Yesu. Hatubwira ngo anzubiza indege mu bugingo bwanje, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nubwo twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntabwo tuzatinya kuko tuzaba turi kumwe n'umwami wacu. Yewe muntu dukurikiye aha ngaha, hari ibibazo, hari n'ibigeragezo, hariho byinshi byagukura imbere y'umwami, ukirengagize ko Uwiteka ari we muremyi wawe. Kubera ingorane uhura nazo, kubera agahinda uhura nazo. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana riratubwiye ngo niyo wanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, ntuzatinya kuko uzaba uri hamwe n'umwami wawe. Uyu munsi rero tuzi imbere y'Uwiteka tumusaba. Hariho byinshi byadutandukanije nawe, hariho byinshi byatumye tutiyunga nawe, hariho byinshi byatumye tuva imbere yayo. Ni umunsi ngusabira kugira ngo wiyunge n'Imana. Imana ihora ishaka ko tuza imbere yayo kugira ngo tubane nayo. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Imana ishaka ko nta muntu wese wazarimo, ishaka ko twese tubana n'Uwiteka. Nawe uyu munsi wafata umwanzuro ukabana n'Uwiteka. Nicyo uyu munsi
vuga ngo ijambo ry'Imana, kuko turi mu maso y'Imana, turi mu maso y'Uwiteka. Ndakwinginze ngo ubane n'Uwiteka uyu munsi. Haleluya. Yesu ahimbazwe, ahimbazwe. Uyu munsi ndaguhamagarira guhumurizwa n'ijambo ry'Imana. Iyo urwaye, Uwiteka niwe ugusanga akaguhumuriza. Wewe ntacyo wakwishoborera kereka Uwiteka wenyine, niwe waguhumuriza akakugeza imbere ye. Twewe ntacyo dushoboye kereka kwirukanga inyuma y'umuyaga, kuko tutazi ibyo twibwira. Hariho byinshi bidutandukanya n'urukundo rw'Imana, ariko uyu munsi ndakwinginze wumve ijambo ry'Imana rikugereho, Umwuka Wera akumanukire, nawe ugire uhinduke, usabe kumuha guturwamo n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe ugomba kukuyobora mu nzira y'agakiza. Haleluya. Uyu munsi rero tubaho kubw'Uwiteka. Uyu munsi tubaho kubw'imbabazi z'Imana. Uyu munsi tubaho kubera yadukunze. Twewe ntacyo twakwishoborera kereka Uwiteka wenyine. Uyu munsi byahinduka ugataha. Wamara gutaha, mbese wazaja he? Niyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi wiyunge n'Imana, ubyibuse, usenge. Numara gusenga, Mwuka Wera araguhishurira kugira ngo ubane nawe. Haleluya. Uwiteka ni umutunzi w'imbabazi. Ndagashaka ko twese twazarimbuka, ahubwo ashaka guhora tuzana hino. Uwiteka ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba guhora twiyunga n'Imana. Mbese yewe muntu uri aha ngaha, nawe uyu munsi wiyunze n'Uwiteka kugira ngo uhabwe umunezero. Iyo tumaze kubona umunezero mu mutima wacu, yuko twamaze kwakira Yesu mu bugingo bwacu, ntabwo tuzatinya niyo baba igikombe cy'igicucu cy'urupfu, kuko tuzaba dufite umwami wacu mu bugingo bwacu. Niyo mpamvu tugahora twiteguye, tuvuga ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Ndaguhamagarira kugira ngo ubane natwe, unezererwe, kuko iyo uri mu munezero ndacyagusubiza inyuma. Iyo uri mu munezero uba uri mu mbaraga z'Imana. Iyo uri mu munezero uba uri mu gakiza k'Imana. Iyo uri mu munezero wumva ko Imana ishoboye byose. Haleluya. Uyu munsi rero wakumvira iri jambo, ukumvira kuko Imana ariyo muremyi wacu, kuko nitutumvira tuzaja ahabi cyane, nitutumvira tuzarimbuka, nitutumvira tuzacirwaho iteka. Niyo mpamvu uyu munsi twafata umwanzuro tukumvira iriya jambo ry'Imana ritubwira ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhuye. Uyu munsi nawe hariho byinshi bikuremereye. Uyu munsi hariho byinshi bigukomereye. Uyu munsi hariho n'ingorane nyinshi ufite, ariko uyu munsi Kristo ari kuvuga ngo yemwe abarushe n'abaremerewe, muze munsange ndabaruhura. Uyu munsi waruhuka. Uyu munsi waruhuka. Uyu munsi wahabona Uwiteka agakiza k'Imana. Uyu munsi wabona umunezero w'Imana. Niyo mpamvu ngubwira ngo uyu munsi ngwino kwa Yesu. Ngwino kwa Yesu hariyo byinshi. Ngwino kwa Yesu hariyo umunezero mwinshi. Umuririmbyi yararirimbye ngo nta soni mfite kereka iz'ibyaha byanje. Ibino byaha wakwihana ukaza imbere y'Imana kugira ngo uzabone ubugingo, kugira ngo uzabone umunezero, kugira ngo uzabone agakiza imbere y'Imana. Haleluya.
izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bana natwe kuri uyu murongo kugira ngo ijambo ry'Imana kuko iyo idutekereye kugira ngo tubabwire, kugira ngo tubagezeho agakiza, ubu butumwa tubaha twizera ko tudashidikanya nukurikira iyi video ari ico uramenya, hari ico urabona, hari umunezero twasezeranijwe, hari umunezero tuzabonaho iteka ryose. Niyo mpamvu musabira nawe kugira ngo uzabone uriya munezero. Indakwitotombera umurimo w'Imana, uje ushiremo imbaraga. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo Satani numuhunga nawe azaguhunga, numutera umugongo azaguhunga. Niyo mpamvu musaba kugira ngo nawe uyu munsi ufate umwanzuro, wiyegereze Imana, ubane mu bushake bw'Imana, ube mu munezero w'Imana, ube mu gakiza k'Imana. Ari igihe uyu munsi waba wiringiye ibintu, ejo mu gitondo bigahinduka. Umubwiriza yaravuze ngo byose yasanze ari ubusa. Nayo wagira ubukire, wagira amafaranga, wagira abagore benshi, ibyo byose imbere y'Imana ni ubusa. Ikiruta byose niko wasaba ukazabona buriya bugingo buhoraho. Uyu bugingo buhoraho nibwo mwe mbasabira, nanje nisabira kugira ngo tuzahure twese, duhuriye kuri iyi cano, tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo uyu munsi watazaba kwiruka inyuma y'umuyaga, tuzabane n'Uwiteka. Uyu munsi niyo mpamvu ngusaba kugira ngo tugume mu mbaraga z'Uwiteka. Haleluya, Yesu ahimbazwe. Uyu munsi rero ushobora guhindurirwa izina. Wamara guhindurirwa izina ukitwa umwana w'Imana. Mbese nawe wafata umwanzuro wo guhindurirwa izina kugira ngo Imana nayo izahindure amateka yawe. Uyu munsi ukurikiriye Yesu. Salomo yasabye ubwenge. Amaze gusaba ubwenge, Uwiteka arebye kuko yaratunganye imbere ye, aramubwira ngo nibyo watasabye ndabiguhaye. Haleluya, Yesu ashimwe. Nawe uyu munsi uyu Uwiteka yaguhereza ibyo udasabye. Saba Uwiteka ubane nayo mu bugingo, ubane nayo mu mahoro, ubane nayo mu munezero, ubane nayo mu gakiza, kugira ngo kuri uriya munsi uzabane n'Uwiteka. Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Ukuri kurakiza, imbaraga zirakora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muhagarare mu butware, muzagumana nanje. Mbese nawe uyu munsi wahagarara mu butware bw'Uwiteka? Mbese nawe uyu munsi wabana natwe? Uyu munsi ndagusaba kugira ngo ubane n'Uwiteka mu rugendo rwo twatangiye. Uzabona amahoro, uzabona ubugingo, uzabone ibyo twasezeraniwe. Ndagusabira kugira ngo utazacigwaho iteka. Kandi Uwiteka Yesu yaramenye amaraso ku musaraba kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ngo ahubwo azahabwe buriya bugingo buhoraho. Ndakubwiye ngo nawe uyu munsi buriya bugingo bwaba ubwawe. Ubana natwe rero kuri uyu murongo, tuzabane natwe mu rugendo rwo twatangiye. Nawe turarukwifurije. Nico mbasabira, nanje nisabira. Dusenga Imana. Mana nziza, Mana nyir'ubutwari, nyir'ubushobozi, turagushima kubw'ijambo ryawe, izina ryawe rihimbazwe. Mana ishoboye byose, uduhe guhinduka, duhindure n'abandi. Mana nyir'ubutwari, nyir'ubushobozi, kuko twizeye, kuko turi ufite imbaraga zawe, gukora umunyambaraga. Mana ishoboye byose, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mbasabiye umugisha wawe, kuko ijambo ryawe riravuga ni weho utanga kandi ni weho waka. Niyo mpamvu ngusabye ngo abagukurikiye bose uzabahereza umugisha wawe.
uzabahereza ibyo batagusabye nk'uko wabihaye Salomo. Mana nyir'ubutwari rero, bana natwe kandi udufashe kwiza tudashidikanya, mu izina ryawe Yesu, amena. Yesu uhimbazwe, tuzabana nawe iteka kugeza igihe tuzapfira, mu izina ryawe Yesu urakoze, amina, amen.